urakoze cyane buriya kuvuga kuri Beata mama Christella cyangwa se Beata Mukarusanga niyo mazina ye ntabwo ari ibintu byoroshye nta nubwo umuntu yapfa kubona abahera turavuga amagambo make njye namumenye muri za 2005 na 2006 dukorana mu mashuri tugahurira mu nama ariko naho nyuma twaje gura mu buzima bw'imiryango bwo mu rugo urumva nyuma tumaze kumenyana gakeya twagiye kubabyara umwana muri batisimo bitewe nuko we ni umufasha wanjye babyirutse baziranye hanyuma amuhaye umwana twari tukiri abafiance nuko ndamurekeza cyo kumbyara muri batisimo nibwo namubonye babwije ukuri rero ubwo imibanire yacu nabo yatangiriye aho ariko namubonaga gute we kubwe ukwe namubonaga gute nabonaga ari umuntu utari stress umuntu udafite impungenge z'ubuzima udahangayitse cyangwa se reka mvuge utuje ko guhangayika bwe ashobora kuba yarahangayikaga nk'abandi bantu kagira imuhangayikisha byo mu buzima ariko yaratuzaga ukabona ari umuntu uzi kumva uzi kumvikana uzi kwakira wenda ibintu biba ku isi kubera iki kubera ko yari umukristo agira umwanya wo gusenga akagira umwanya wo kwiherera n'Imana ye akagira ukuntu yumva ibintu iyo naza kubasura nashimishwa n'ukuntu yatwakiraga ngashimishwa n'ukuntu yatuganirizaga narabikundaga cyane najyaga nifuza kuzagirana ikiganiro nawe cyihariye wenda mu rwego rwa psychology nk'umupsikologe nkamwereka uburyo abantu babaho ku buryo butandukanye noneho akambwira icyo abitekerezaho malheureusement nyine yaje kugera aho wenda tugira inshingano nyinshi mu buzima ariko agira aho ararwara ntaragera ku rwo rwego reka mbitsubikiyeho urakoze kuvuga kuri Beata Mukarusanga ni bigari cyane n'umuntu mugari n'inyanja yose ni nkuko wagera nko kwishyamba ukavuga uti mfashe igiti kimwe kandi ukavuga ngo ndi mu ishyamba ni nkako nabigereranya kuko we ni mugari cyane rero amateka yanjye nawe ni kuva mu bwana bwacu twize kuri primaire imwe turatsinda tujya muri secondaire batumanitse kuri commune rwose niba nibuka neza twatsinze turi abana 18 gusa kuri primaire yose ya Bukomero kandi icyo gihe zari classe ebyiri za 7e na classe ebyiri za 6e nuko bamanitse kuri commune bakajya bava mu Mukarusanga ngo yabaye wa mbere mu gihugu hose gusa sinari kumenya ngo ni muri hesomo ubu n'ubu nyine agiye ntarabimubaza kuko icyo gihe twari abana bato ariko urumva yari umuhanga ukomeye akaba umuhanga cyane kandi akamenya no kubanira utundi twana twose neza akatwigisha indirimbo tugakina nyine ubona ari umwana mwiza naho tugereye muri secondaire batsinda we yagiye mu by'Imana njye banyohereza ikirinda twajyaga duhura rero muri vacances bakoze reunion hari inama z'abanyeshuri aho hose akaba umuntu uzi kumutiva abandi bana tugakora utuntu tw'uduteatre muri reunion z'abanyeshuri twahuriye mu by'Imana ari umuntu mbese aho ari muri groupe buri gihe wigaragaza kandi afite impano yo guhita ayobora abandi no kubaha umurongo nyuma rero twarabaye bakuru igihe kiragera amateka urumva yacu ni maremare arashyingirwa ubukwe turabutaha yashyingiwe imbere yanjye hanyuma ampa umwana nari nkiri umujene nkori Kabgayi ampa umwana ngo nzamubyare muri batisimu kuko nari naramweretse fiance nyine ati ntuzamusige ubwo rero bihita biba amateka yacu ya mbere gusohokana na fiance mbese kujya muri public kujya hagaragara no kuba ari umwana rero wo kwifishi abantu bambonye nagiye kubyara umwana bari batuye mu Ruhango biwacu bajyanye amakuru bavuga bati Asumta burya nawe ubukwe uri hafi nuko ibyacu bijya ku mugaragaro gutyo nyuma rero twubatse urugo dutangira noneho ubuzima turi kumwe tubyumva kimwe kuko yari famiye dusurana nabo bakadusura dufatanya ubuzima bwose babyara tukabahemba twebwe rero twaje gusa n'abakererwa kubyara ariko nabwo araduherekeza muri ubwo buzima nk'umusikologe nyine akajya tuganiriza wenda naba ndekeye aho ngaho nkaza kuza gukomeza wenda mvuga ku burwayi bwe nk'ibyo bintu rero by'imibanire nigeze kuvuga isura y'inkunda cyane twakoze ubukwe igice cya mbere nyine kwari ugusaba no gukwa doti yari ahagaze ahantu inyuma kwa kundi bagenewe bari cyangwa abantu bari bushyinganywe bari mu gisharagati naje kubura umutwe cyangwa ndakebuka ndamubona ahantu inyuma yari ahagaze duhuza amaso araseka yarateruye umwana ubwo imaje rwose numva nyibuka yarangumye mu mutwe w'umudamu unsekera wishimiye ibirori byacu
ubwo rero wenda umuntu aravunagura akavuga byinshi mu gihe gitoya. Bafite abana, natwe dufite abana, habayeho ukuntu abana batangira gukundana cyangwa se twari babikopeyeho simbizi, abana bacu bakaza hano mu rugo bakahamara iminsi. Ntabwo wenda ari ikintu cyoroshye kuba abana bajya hano bakahamara iminsi, kuba rero barahazaga bakahakunda bakazahava bakihishimiye, bakazongera bakanagaruka mu kindi kiruhuko, nabifashe nk'ikintu cyiza cyane. Kandi n'abariya bakobwa nabo ba Christelle na barumuna be nabo barazaga, wenda byageze aho ngo bagira inshingano nyinshi, Christelle akajya aza wenyine, ariko nabo mbere bazaga bose bakaza mu rugo, nabwo nyine tugasabana. Kandi natwe bari mu rugo, nanjye numvaga mbyishimiye, nkumva mbyishimiye cyane. Na Christelle yari yaje wenyine, nkumva ndishimye, waba muri kuyakaza mu rugo akahisanga tukaganira. Nshaka kuvuga nyine ku burere bwiza abana baba bafite, baba barakomoye ku babyeyi babo. N'ubu ngubu nubwo turi mu byago, urimo kubona ko hari abana barimo guseka, hari abana barimo kwakira abandi, mbese ukabona bafite ukuntu barezwe, kandi kukurerwa nyine kenshi babikomora kuri mama wabo, nubwo na papa wabo nawe atanga uburere bwiza. Hari ukuntu nyine abantu bajya mu minsi mikuru bakagenda bameze gutya na gutya. Beata na Alex iyo babaga nabo bagiye ahantu mu munsi mukuru, mu birori no kwitabaro, nagiye mpurira nabo ahantu henshi, bambaye neza, baganiriza abantu bose. Alex akunda kuba yambaye costume, wenda ntabwo ushaka kuva mu rugo wambaye umwenda umugore adashaka, kimwe n'uko akenshi hari n'umugore udashaka kuva mu rugo nyine yambaye umwenda umugabo adashaka. Ibyo nabyo narabikunze cyane, ukabona ni famiye y'abantu bakeye, ni famiye y'abantu bafite indangagaciro, bafite ikinyabupfura, bafite donc ukuntu ubona bidistinga mu bandi. Nabyo ni ibintu byiza cyane umuntu atakwirengagiza. Reka wenda dukomereze tumaze kumenya barwaye, twabibonye gute, twabonye mama Christelle abayeho gute, kuko ntabwo imibanire n'abandi yahindutse, ntabwo yahindutse na gato, ahubwo wenda ishobora no kuba yararushijeho kuba myiza, cyangwa se irushaho kugaragaramo ubwitange. Ubwo rero ubuzima bwo kurwara butangiye, nta wari uzi ko ruzaba urugendo rurerure. Yaravuze ati nohereje examen, nakomeje kurwara, atari ko bamfatiye biopsy bohereza Afrique du Sud, ati ntegereje resultat. Nyuma resultat ziraza, urumva n'umuntu twakuranye, twabanye, twakomezaga kuba tubazanya amakuru, bazana se resultat zasanze ari iki, ataceceka shaho, ati basanze ari kanseri. Bana we niceceka, ibyo bintu sinshaka kubyumva. Ubwo nyine urugendo rurerure rwari rutangiye, baramuvura bamushyira kuri chimio, igihe kiragera banzura ko azajya mu Buhinde. Ariko aho hose wabonaga afite morale, tuganira tukabivuga duseka, ntashobore kugaragaza rwose no kuba ababaye ngo abigaragaze mu maso, ukabona ari umuntu uri courageuse, ufite umuhati. Nuko igihe kiragera nyine ajya mu Buhinde, tukishima tuvuga tuti ubwo agiye kubona ubuvuzi buravanse, ubuvuzi buteye imbere, araje akire bigende neza. Hanyuma avuye mu Buhinde rwose nagiye kumwakira ku kibuga cy'indege, n'abandi badamu b'inshuti ze bose, tujyana indabo twishimye cyane. Ukabona ko ababara ariko akabiduhisha, akihangana, akaduhobera nyine. Nuko araza rero, igihe kiragera dushimira Imana rwose tuvuga ngo yarakize, na chimio irahagarara. Ubwo tukajya tuvuga tuti ibintu ni byiza. Ubwo rero nyine nk'uko gushimira Imana byabayeho bacana henshi cyane, bashimira abantu cyangwa se hano mu rugo abantu bakaza. Narabikunze cyane, narabikunze kubera ko wabonaga ko umurwayi abasha gukomunika, abasha kubaho ubuzima busanzwe. Ariko njyewe personnellement byampaga message, kubera ko nari nzi ko nyine indwara arwaye idakira, kandi nkaba nari narumvise ko inatwara abantu vuba cyane. Nabonaga ko arimo kubyikoresha ku gihande kimwe, kubyikoresha no kuvuga ngo ni ibikorwa yateguye ashaka gukora byo gushimira abantu cyangwa byo gusubira no mu kazi. Ariko noneho nkanabona ko hari izindi mbaraga zirimo kumukoresha nawe atazi, zimubwira ngo kora iki, kubera ko igihe nyine cyari gitoya. Ubwo rero twaje hano rimwe kumusura, yaravuye nyine mu Buhinde, turaganira, tumara amasaha menshi cyane, turatarama, dushimira Imana, twumva nyine ko umurwayi wacu yakize. Ariko no icyo gihe hari nka ryari, hari mu mpera za 2023 ahari. Yego. Noneho ariko urwo byageze umwaka ushize, nako byageze mu kwezi kwa 10 uyu mwaka, asubira mu bitaro. Asubiye mu bitaro twumvise ibintu bikomeye cyane,
turasimbuka tujya kumusura, nibwo twasanze ababara cyane, nibwo yatuganirije ibintu byinshi, atubwira ko uburwayi bwe yamaze kubuganira n'abana, ko abana babwumva, abona afite na inisiyative yo gufata inshingano zimwe na zimwe. Atubwira ko abakuru batangiye Christelle nkabona nk'udufaranga two kuri buruse, akaba yagurira barumuna b'inkweto kubera ko nyine umutima wamujemo wo gufata responsibility. Ibyo nabyo nabibonagamo ubundi butumwa. Hanyuma nyine anatubwira ko ikintu gikomeye cyane, ko abaganga batangiye kumubwira ko hasigaye igihe gitoya, ko ari nk'imyaka 2. Iyo yavugaga gutyo twe twabaraga imyaka 2 duhereye uwo munsi, tukumva ko imbere hari imyaka 2 cyangwa se kwizaniyongera, tukumva nta mpamvu n'imwe itakwiyongera. Kumbe imyaka 2 wenda nko kuva igihe yafatiwe cyangwa se igihe bamukoreyeho diagnostic bakabona arwaye uburwayi nk'uko, kuko ugereranije usanga igihe yahereye yafashwe kugeza ubu ngubu imyaka 2 yari irimo kuzura. Nuko ubwo ngubwo biraducanga. Ariko avuye no mu rugo avuye no mu bitaro twaje kumusura no mu rugo, najyaga numva rero wa mugani kuganira nawe ari ibintu byiza, ariko nyine mu minsi ya nyuma kuganira ibintu bikomeye ntabwo byari byoroshye. Uburwayi bwe rero Beata yaranzwe no kwihangana, ariko akaba umuhanga cyane muri bwa buhanga bwe, agahora yidokimanta ku ndwara ye, ku buryo na information y'abaganga bamuhaye we yagiye beyond, yararebaga agashaka amakuru arenzeho, ku buryo uburwayi bwe yarabwumvaga cyane. Iyo bamubwira ngo asigaje imyaka 2 byose yarabyumvaga, nta na kimwe cyamutunguye. Ariko jye nageze igihe nkajya mbwira rero uko kuntu widokimanta ukora ubushakashatsi ku ndwara ntibikongerera anxiety, bikongerera guhangayika, bikazatuma rwose wajya ucika intege kumva ngo usigaje imyaka 2. Muha urugero, ni twebwe se ko musaza wanjye bamubaze bakavuga ngo asigaje ngo azabaho imyaka 4 gusa, none akaba ari umugabo wubatse afite umwana w'imyaka 19, kandi icyo gihe yarabazwa akiri muto. Ni nawe imyaka 2, ibyo ni iby'abaganga bareba, ariko Imana ibifite ibindi yateguriye umuntu. Amubwira ntibishobora kurenga, ahita ambwira atereka nkubwira ati se nzongera kwidokimanta iki, atubu ni iki ntazi ko byose nabibonye. Nyine ngerageza no kumubaza nti se wagiye utegura abana, ampa ingero nyinshi z'ukuntu yababwiye ati ariko ubundi ko byose bishoboka, biramutse bibaye mwakwitwara muti. Akambwira uko Christelle yamusubizaga, akambwira uko Pamela yamusubizaga cyangwa Paola. Noneho akambwira ati buriya rero impamvu ngiyewe numva nta n'ikibazo kinini cyane ngifite, ati ntureba, ati ko hari umuntu uze upfa abyara akana kakazakura kadashobora no kumenya ishusho ya mama, ati ariko buriya disciple kuri 4 ans niyo nagenda image yanjye arayifite ntatize kunyibagirwa. Bivuga rero ko we yari yaramaze kwitegura, yumvaga rwose bizaba. Kuri twe rero mbona we ubuzima bwe muri iyi sara bushoje, kandi yarakiranutse ko yarashoboye, yabanye neza n'abantu, yubashye Imana. Ubu rero giyewe ku mutima wanjye ibyo yarabirangije, hababaje ibyacu natwe byo kwitwara neza muri iyi si, indangagaciro twamwereyeho natwe tukazigenza nkazo. Igisigaye ni ukuba twamwifuriza iruhuko ridashira, kandi nkamboneraho gushima umugabo we w'abashakanye Alex. Yabyitwayemo neza cyane, ntabwo ari impano igira abantu bose guherekeza umurwayi muri uru rugendo rurerure yagize rurenze imyaka 2 akamugendaho. Njye mbona ko iyo hajya kuba imbaraga z'abantu hari icyo zishoboye, ntabwo Beata yari kuducika, ntabwo yari gucika Alex, kuko yashyizeho imbaraga zose ashoboye nk'umuntu w'umugabo ureberera umugore we. Ubushobozi bwose yarabukoze, yarashoboye. Nkaba rero mushimira kuri icyo kintu, kandi n'ubundi Imana izakomeza imuherekeze, Imana izamukomeza imushoboze inshingano asigaranye. N'ubundi numva nta gushidikanya ko azazishobora, ubwo n'ubundi yashoboye inshingano agifite umurwayi bari kumwe. Ibisigaye rero Imana ikomeze imuheruko ridashira, kandi ikomeze n'abana n'umuryango muri rusange. Natwe twese tuzakomeza tuhabe uko dushoboye. Nk'uko kuntu tumuvuga ko yari umuntu mwiza, banyibukije nyine uko kuntu yagiye kwiga muri Canada, noneho Beata aza kudusura mu rugo. Urumva yafashe abana arantelefona avuga ati igihe bamazemo mwenyine reka nze mbasure. Nyine njya biteramo urwenya ko ari we mugore wenyine waje kudusura, usibye wenda abantu b'abaturanyi bashobora kuhanyura isaha iyo yose, ariko ni umuntu wafashe urugendo aza kudusura, afata amasaha ye, turasangira, tuvugana n'inkuru, turaganira mu rugo. Donc ukabona nyine n'ubundi ni umuntu wisanzuye iwacu mu rugo, cyangwa se natwe ni umuntu twisanzuyeho. Afite rero ukuntu yari umuntu mwiza, akabibanamo n'abantu. Afite ukuntu yakundaga gusenga, ugasanga afite amasaha yo gusenga. Niko ko nigeze kumuhamagara rimwe arambwira ati pare, ati ndimo gusenga, ati buretse.
afite ukuntu azi guseka, mukaganira aseka, mukavugana ikintu agaseka, donc ibintu bigaragaza umutima wa kimuntu, akaguha umwanya we, icyo umukeneyeho ukakibona, utagombye gutegereza, utagombye kumuhamagara wumva wikandagira cyangwa iki, donc abona ni umuntu nyamuntu. Ibyo ngibyo ndumva ni impano yari ifite cyangwa se ni impano Imana yamwihereye, byaramuherekeje mu buzima bwe bwose, biramuherekeza mu burwayi, nyine twamusura, twaganira, twagira gute, ukabona turimo gucika intege, ahubwo we arimo kudukomeza, akadusobanurira akoresheje amagambo cyangwa se akoresheje ibimenyetso byo ku mubiri nko guseka, nko kureba, ariko adusobanurira parametere zikomeye z'imibereho cyangwa se z'uburyo arimo no kuva mu buzima. Ibyo rero njye byangiriye akamaro kuko ntabwo ari mu bantu benshi numva nadimira, ni umuntu umwe rwose, ni unique, biratatandukanye n'abandi bantu. Hanyuma nyine ku munota wa nyuma tugira amahirwe, Alex araduhamagara ati twasubiye kwa muganga, ati kandi bimeze nabi. Tujyayo, batwereka umurwayi, turamwitegereza, turamureba, tumunyura iruhande, nuko n'ayo masaha makeya atarenze 2 aba arasinziye burundu. Navuga ko byadutunguye kubera ko ntabwo twari twiteguye ko agenda uwo mwanya, ariko nanone dukurikije uburyo yari arwaye, dukurikije igihe yari amaze, dukurikije byose baravuze ngo nashaka kurenza imyaka 2, dukurikije n'abandi barwayi twagiye tubona, dukurikije message yatangaga mu biganiro, bigaragara ko nyine yari umuntu wari waramaze kwitegura, ni umuntu wari waramaze kugenda muri roho, hari hasigaye kugenda mu mubiri ahari, niko nabyita. Ntago rwose mvuga ngo ukina ngo iki ari umuntu wenda ugiye atiteguye, nakuva babaye cyane, n'ubundi ndababaye kubera ko asize umuryango, agasiga abana batoya, agasiga n'umugabo nawe ukiri mutoya ufite izo nshingano zo kurera abana, ariko yatagiye ari umuntu witeguye, agiye ari umuntu wabanye n'abandi neza, agiye ari umuntu utari ruvumwa, agiye ari umuntu abantu bose bashobora kwigiraho. Ndumva rero namugira nk'umuntu ahubwo twajya twiyambaza, nkumva rwose namusabira kutazarekura Alex, akazajya akomeza mu spirituellement, akaba uruhande rwa Alex akagira morale y'ubuzima, spirituellement agakomeza akaba iruhande rw'abana, bakajya bumva mama wabo nubwo yagiye, ariko bakaba bumva bakomeye mu mutima, akajya basabira ku Mana, bagahora bakomeye, bagahora bafite roho mutagatifu, bakabasha gukura neza, urugo rugakomeza, kandi natwe twese akadusabira urugo, tugakomeza tukarugendamo, tugakomeza tukarwitaho, tukabana narwo. Imana rwose yaramukunze, imutwara ikiri mutoya, imutwara kare, ariko bikaba ari isomo rikomeye kuri twebwe. Impamvu tudashaka kugenda se ni iyihe, cyangwa se impamvu tudashaka kumera nka we ni iyihe? Nuko dufite ubwoba ko twahita tugenda. Ntago mbizi, ariko afite byinshi yigishije cyangwa yakwigisha abantu, hari byinshi tugomba kumwigiraho. Reka wenda nsoreza aha ngaha, ndumva nta bundi butumwa mfite atari uko nabubura, ariko nanone si ngombwa ko umuntu yasubiramo n'ibyo yavuze. Murakoze.